twaza tukaba dusangira icyayi se? Bibi ndacyahuze numva nameze neza. Ndacyahuze. Rero buriya ntabwo binshimisha kwicara muri salo mwisangiza icyayi kandi uhari. Ariko icyayi wakibonye? Icyayi nakibonye, uriya murumuna wawe arabangutse imirimo yose bayikoze vuba vuba. Icyayi yakimpaye ndagifite. So rero ngaho genda unywe icyawe cyanjye nawe ndakinywa nimbona umwanya. Muri abo bantu muri gucata se hari umuntu ufite agaciro kanduta ku buryo washaka kumwumva mbere yuko umva umugabo wawe? Nakubwiye ngo genda unywe icyayi n'icyanga kumanuka ukireke kuko ntahari. Ahubwo se wamamagarira Raisa ko mushaka? Umuhamagare kuri telefone cyangwa umwandikiye kuri WhatsApp. Ndamuhamagara nyine. Muturambye cyane kandi ifite n'umuriro. Akwajire kakwigira nk'abana. Ino badujugunya yasuza agaciro ka mashini irimo. Raisa! Raisa! Ngwino hano. Meze bite? Nziza. Wari mu biki? Harutuma narindi marahanze. Uyu mugabo rero ngo aje arwaye. Kumva? Umwiteho nta mwanya mufite njye aka kanya. Ikintu cyari cyo cyose ari bukenere gisaba amafaranga uzumbwire muhereze ugende umushakire nyine kintu agusaba. Sibyo? Ibyo kubwira kunyumva nturi kunyumva. Urabizi ndakubaha cyane kandi nta kintu mbwira ngo mbure kugikora. Bisabire rero kumbwira ntago ari inshingano zanjye pe. Ese hari ikindi kintu gikomeye nigeze nkusaba ko nkorera? Nakubwiye kumwitaho gusa icyo akeneye ukakimumera, nta kindi kintu nagusabye. Ko sinshaka gukomeza guhura nawe gutyo. Erega iki cyo gihe kinyenza bagukenereye. Umuti ntago ari ibinini gusa, ntago ari nyine bivura sister. No kuba basa kubona hafi y'umwereke mu mwitaho cyane cyane ry'umwereke ko uri umukunzi we. Ndumva ngiye byo byamufasha cyane ahubwo agatakira. Raisa, twubahane. Nkurusha imyaka 8 y'ubukuri. Ikirenzeho hano ni iwanjye. Ugomba kunyumva, ntabwo wowe unduta ndakuruta. Uri kunyumva neza? Ugomba kumva ibyo nkubwiye ukabikora nkuko mbikubwiye kandi. Hari ikindi? Genda umwiteho. Aje arwaye, sinshaka gukomeza kubona nawe, genda kandi ubikore nkuko mbikubwiye. Uri kunyumva ibyo nkubwira ntunyumva? Cano genda ujye kubikora. Sani. Mutoni yarambwiye ngo nze gutura arwaye. Zanira agatambaro n'akantu karimo amazi. Umutwe ufite umuriro mwinshi cyane. Ukanda ku mutwe. Azataka kwicara hariya. Ahangaha ndabona nta kintu biri kudufasha pe. Ihangane. Tubigenze dute?
twari byo twicaranye. Ndakize. Kugira ngo uko kandi urakize. Umva rero mubwire mukobwa mwiza. Buriya nta nubwo ndwaye. Nta n'ikibazo na kimwe cy'umubiri mfite. Ariko umutima wanjye urahangayitse cyane. Mukobwa, mbona wowe ukuze kandi uranatekereza. Byanga byakunda ushobora no kuba unabibona. Ntabwo nzi uburyo umukuru wawe ashaka ko mbaho. Sinzi n'uburyo ari kumfatamo muri no minsi. Ariko arashaka ko mbaho nk'aho adahari. Nkubwije ukuri pe. Nta rukundo rwe na ruke nikibona. Ahari ashobora kuba afite akazi kenshi. Oya ntabwo ikibazo ari akazi kenshi. Nta kazi kaho gashobora gutuma uburira umwanya umukunzi wawe. Kuko tugishaka nari afite akazi nk'aka afite uyu munsi kandi umwanya yarawumboneraga uhagije. Nikora Niko ibi nibyo nakubwiye ngo uze kunkorera hano. Ibi nibyo rero ngewe nashakaga. Nibyo ashakaga? Of course. Rai, mbara rimwe kabiri gatatu wahagurutse wagiye mu mirimo yindi. Vira ku mugabo. Nanjye ndavuze ngo ntabwo ava hano. Naje mukeneye sinigize mubona. Iki nicyo nashakaga sasa aka kanya. Rai, haguruka ujye mu yindi mirimo. Vira ku mugabo segera vuba. Mva mubwire umugore mwiza. Nakubwiye ngo ntabwo ava hano. Kandi ubyumve neza. So wanyohereje ku muntu ugomba kumfasha, reka rero abanza afashe. Hangare mbanze mbonane na muganga. Nimara kubona na muganga consultation irangiye nawe ndaje kukureba. Mfasha sawa ntari ubwo tuzongera tu. Abis sawa. Wanyemerera gato tukavugana se. Vuga niki? Urabizi ndagukunda cyane. Kandi nagushatse ndetse mukunda. None uyu munsi urabibona. Ariko buri kumbabaza kubona hari imico utari gushaka guhindura. Kandi iyo mico iri kutubanisha nawe. Iyo mico se nimba uyibona wazayihinduye ntabwo uri nyirurugo. Mva mubwire mugore mwiza. Urugo ntabwo ari njyewe gusa. Urugo ni njyewe nawe. Ikindi cyose cyangwa undi muntu biza nyuma. Urugo uranyumva neza. Nakubwiye ngo urugo n'urwawe uzafata umwanzuro. Nagushatse mukunda kugira ngo duhane ibyishimo. Ariko mba numva nashima ku mutima. Kuko tumundya cyane. Bazashimye se nimba bishoboka. Kuva muri umuntu wawe yagira muri rugo. Niwe ungaburira. Niwe dusangira ku meza. Niwe unjyanira amazi muri douche. Yewe niyo naniwe. Niwe uza kunganiriza. Kuva wamura nta kintu gikora. Ibintu byose warabimuhariye. Ubugira ngo nkore icyo ahari. Cyambere nta nzu yishyura, nta kazi afite, nta kintu ngiye ngomba gukora hari. Izi nzara zaramenze. Turumvikana neza. Mukanzana hibyo. Ndumva utari kumva neza ikibazo. Ikibazo ntabwo ari aho ngaho kiri. Ikibazo nuko kuva wamubona. Inshingano zawe zose wazimwihereye. Asigaye akora inshingano ze. Agakora n'izawe. Mva nkubwire. Ndikumva uri kumena umutwe kandi unsanze mu mahoro. Kamureke ngiye. Be careful.
humura ni njyewe ntabwo ari undi. wowe iki cyanjye ku buryo uzi inyikoreshwa uko ubonye ntacyo ndicyo ariko gabanya tuvugane gatoya. Basi nyubarira ko ndi mu rugo iwanjye. Okay, sore niba nkubwiye nabi gusa ndagira ngo nkwibutse ko isano njye nawe dufitanye ni ukuri umugabo mukuru wanjye nta kintu nawe dupfana. Urumva kuza unyikoreshwa ko biboneye unyikoreshwa aho ushatse hose. Yego ibyo uvuga ndabyumva kandi uravuga ukuri. Ariko se wanyemerera tukavuganaho gatoya basi tukaganira. Tuvugana iki? Ukuntu uje umuza ntabwo mbibonye. Please. Basi gabanyijwe tuvugane. Nyubahira ko ndi iwanjye nibura. Okay, unyihangana niba nkubwiye nabi. Gusa ndagira ngo nkwibutse ko isano dufitanye njye nawe niryo kuri umugabo mukuru wanjye. Ntabwo umugabo akiri umuryango nka kera. Mudufatanye twembi. Ibyo uvuga ndabyumva kandi umbabarire. Ariko nyemerera gatoya tuganire. None kuki utakobera umugore wawe kandi umugore wawe ngo nanjye ubare ko ndi umugore wawe. Rero Raisa nyumva neza kandi mubwiza ukuri. Mu gihe tumaranye nkubona hano nakubonye umuntu udasanzwe. Wihangane kuba nkubwiye kino kintu ariko iyo ndebye ukuntu witanga uburyo ukora inshingano zawe mu by'ukuri naragukunze cyane. Mu yandi magambo ndagukunda. Umbabarire ndakuba mbivuza aka kanya cyangwa se mbivuze mu buryo butari bwo ariko ngira ngo urambona ushize narabikweretse hariya turimo nta byishimo nyigira mu rugo rwanjye. Ibyishimo nsigaranye gusa ni ukukubona utembera hano mu rugo nkumva nishimye ariko kubitegereza ku mugore wanjye ibi byaranze. Muri make nari kukubona muri runo rugo nta byishimo mfite. Raisa rero wanyemerera basi ukajya umpa ibyishimo nshaka. Noneho uragira ngo nkubere umugore? Yenda naho utambera umugore ariko ukajya umpa ibyishimo basi ndahano mu rugo. Si byo se Rayi? Raisa! Oui! Ko batahitira munsi hanze kuri iri zuba nk'ubu ngubu bituritse? So urinjira mu nzu ugasanga abantu ukagenda utabasuhujera. Ntacyo mfite cyo kuvuga. Buriya rero nibiri yanjye mba nkubwira. Buriya ni kuriya nibereyeho nahana gukinze nta keya nta rukundo akinyereka nta mutima mwiza ni kuriya mbaye naragowe. Okay. Rero ngiye kuri ibyo ngibyo nta gisubizo mufitiye. Wose wakoze akacyayi kawe wera. Akacyayi? Oya nta kibazo ndamukanya naza kugafata. Sibyo? Umuraho murashiri n'urukundo gukunda umukobwa mwiza utari umukobwa umwari utamwaye ya ntugahungabane. Cyakora urankanze ko mbanira kandi njyenyine rero iyo umuntu amaze antunguye ndumva nikanze cyane. Oya humura rwose ikiguhungabanyiriza umutima ntikikabe muri njyewe. Cyakora ugira amagambo meza pe two kuva nakumenya iminsi tumaze tuziranye ariko uramenye ko urukundo rubaho. Wari bwabona iki noneho ubu nibwo ngiye kugukunda nagukundwa akazi
icyiza cyawe ni uko nawe nabonye ukundika. Ahubwo fora nakuzaniye iki? Hari ikintu wazanye se be? Humura, icyo nakuzaniye urukundo, kuko nabonye ko aricyo kintu cya mbere kibanze mu rukundo. Iyo umuntu agukunda nicyo cya mbere kuruta ibindi byose. Ahubwo be, sibyo se sheri? ndumva mfite ubwoba. Ubwoba? Habaye iki? Reba ejo bundi twarakoze twibagirwa agakingirizo, baze nk'ubu ndamutse mwite. Icyo nicyo kibazo ufite cyonyine. Ngewe ngubu namaze kukwimika nk'umugore wanjye. Urumva rero uramutse ugize ugasama ugatwita ukabyara, umwana yawe ari umugisha nta kibazo rwose. Ahubwo se ntabwo twakongera? Yego ko ejo nanone twongera aka kanya? Oya, none se uretse kuba yenda umuntu avuga ati reka tujye ku kazi tube duhagaritse tuze kongera dusubukure, naho ubundi kudashira uburyohe dushaka twanakomeza nta kibazo. Ubuse ko bizi ko ari amasaha Mutoni yo gutara Sasha akadusanga. Oya, Mutoni ntabwo wanyimugirira na bukeya, kandi usibye n'ibyo ndabizi wino misi afite akazi kenshi cyane, afite amaraporo umurundo n'umurundo, rero ari buze atinze ntugire ikibazo rwose, sibyo se? Ahubwo se akuba ntabwo turi butinde. oya, Turagiye iminota ingahe be? ishyano ryose. Oya, ubwo turabiretse tuzabikora ejo. Oya, basi ntacyo ihumura, turagiye iminota mikeya, sibyo se? Ariko nawe wanze ubishaka.